the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndabaramukije cyane, izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo, mwabyutse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura, Imana nishimwe kandi Imana nihimbaza uko yongeye kudutera iteka, yongeye kuduha umunsi wa none, yongeye kuduha ijoro rya none, yongeye kuduha igitondo cya none kugira ngo tuyiramye, tuyihimbaze, twishime, tunezerwe, dukomezanye, tuvuge gukomera kw'Imana, amen. Wowe wavutse umunsi wa none jya mwifuriza isabukuru y'amavuko, happy birthday, joyeux anniversaire. Wowe userebura ibitandukanye nagira ngo nkubwire ngo congratulations, wowe uri ku musozi wo kurindira, umusozi wo kwihangana, ku musozi ugomba gukomeraho, ndibwire ngo komera kandi wihangane inshuti yanjye. Hari Imana ihoza amarira, hari Imana ihoza agahinda, by'umwihariko uri mu bihe Mana yanjye wumva mbese ntaho kuryamira, ntaho kwibogeka, ntaho kuruhukira, najya nkubwire ngo hari uburuhukiro ku Mana, hari amahoro, hari umunezero, hari ukugubwa neza, hari navuga ngo kongera ukumva usubijwemo ibyiringiro, kongera kumva umunezero, humura muri Yesu birakunda, muri Yesu biremera. Dutangiye ino video tukarangizanya, urarangiza bitakimeze uko nguko, urarangiza wumva hari izindi mbaraga, hari ubundi butabazi, hari ukundi kuntu bigenze. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe cyane inshuti zanjye. Wowe urwaje, wowe uri ku musozi w'uburwayi, amanegatifu, nyabwire ngo ukomera kandi ihangane, wowe ugize amasiripurize, hari indwara zikaba ari siripurize, Mana yanjye komera kandi wihangane, turi mu gusenga nshuti yanjye. Wowe uri mushyashya ahangaha, nitwa Sandrine, ibyo dukora ngaha turakomezanya, dusoma ijambo ry'Imana, tukareba uko ubuhamya bwacu bushobora guhura n'ibyanditswe, tugasenga Mana yanjye, tugakomezanya muri make. Urebye amavidewo yatambutse se nuko Imana izagenda idufasha tubitambukanamo, tubigendanamo, uko Imana ishaka nuko Imana ishima. Imana yongeye kudutera iteka, ndayishimye cyane. Reka dushime Imana umunota umwe cyangwa amasegonda 30, hanyuma tuze tuganire gato. Uwiteka Imana mwiza Yesu Kristo, ndagushimye cyane, urakoze w'akanya ka none, urakoze bw'ubuntu bwawe, reka Mwuka wawe weraze abane natwe, aduhamirize, atwereke icyo kuvugaho, adukomeze, uwo dutangiranye ari umurwayi, data reka birangire akize mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'udakira ariko yumva inkomezi, ibibazo data yumva inkomezi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti zanjye rero, uyu munsi ragira ngo dushimire Imana, kadusome ijambo, naje nirukanka ariko ntacyo, nzagaruka vuba na vuba. Turasoma Zaburi 118, icyambere hamwe ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose, amen. Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose, inzu y'aba Aroni ivuge iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose, abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose, amen. Nshuti zanjye, nagira ngo dufate aka kanya iminota mike dushimire Imana kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Tukaba turi kuganira hano, usanzwe uri mu nzu y'Imana, shimira Imana kuko kuboneka mu nzu y'Imana, kuboneka ahera h'Imana ntabwo dufata nk'ibintu bisanzwe. We don't take it for granted. Tugomba gushimira Imana, tugomba kuyihimbaza, tugomba gutekereza tukavuga ngo ariko se ubundi kuki nagira ubuntu bwo kuboneka mu nzu y'Imana. Ijambo ry'Imana iyo tugiyemo ritwereka ko kujya mu nzu y'Imana ntabwo bikuraho kutageragezwa, ntabwo bikuraho guhura n'ibibazo, ahubwo bikuraho naho twihengeka.
kuko ijambo ry'Imana rimbwira none ngo mwishime mu mwami iteka. Kwishima mu mwami iteka ni iki? Tuzagenda tubiganaho gake gake. Kwishima mu mwami iteka ni igihe cy'ibibazo kandi ukishima ukabona umunezero. Kwishima mu mwami iteka nyine ni ukugerageza amahoro y'agakiza akakugeraho uko byagenda kose, tutitaye kuri situation umuntu arimo, ariko amahoro y'agakiza akaduhoraho, agahora ari kumwe natwe. Amen. Gushima Imana rero nje umunsi wa none mfite, nagira ngo turebe imyaka itambutse yose, ibihe twabayemo, ibihe byakugoye, ibihe byangoye, ibihe byari bikomeye, ugatakira Imana, Imana ikagusubiza, Imana ikansubiza. Reka dutakire Imana none. Kandi mbere yo kuyitakira twongere tuyishime, kuko mu gushima harimo gutabarwa. Iyo uri gushima ugenda wibuka ibyo Imana yakoze, ugenda wibuka gukora kw'Imana, ugenda wibuka kuvuga kw'Imana, ugenda wibuka gutabara kw'Imana, ugenda wibuka byinshi Imana yakoze, bityo ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'ishavu, ntuheranwe n'umubabaro. Yewe umutima wacu ubika byinshi, hari ibintu umuntu aba atazi ko byafekitinze ubuzima bwe, ariko kugeza igihe nyine bigaragariye. Rero ngira ngo mu bihe ucamo, mu bihe urimo, no kuba ugihumeka, kubw'ibyo byakugusize, kubw'ibyo byaciyeho, nabyo navuga ngo ni ibyo gushimira Imana. Amen. Reka turebe nanone muri Yohana, Yohana 12, Yohana 12, 13 harambwira ngo benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisirayeli. Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho, nk'uko byanditswe ngo witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we kandi ko ariko bamugenjeje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Nagira mbifurize Mashami nziza. Mashami tubonye ko ari igihe nyine Yesu Kristo bamutambagizaga ku ifarashi. Abakristo benshi barayiselebratinga kuko ni igihe tugiye gutangira icyumweru cya Pasika. Nagira mbifurize Pasika nziza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbifurize Pasika nziza muri gusoma muri Yohana 12, 13 ukamanuka ukareba impamvu ya mashami. Mashami ushobora kubibaza, mashami ni ibiki? Bigenze bite? Mashami ni ibiki? Ukibaza ibintu byinshi, ariko mashami ni igihe Kristo navuga ngo yakunzwe, yeretswe urukundo, ariko ukomeje ukareba, ukomeje ugasoma, ukomeje uka expecting ibindi, ukomeje ugatekereza ukabona ko hariho havuyeho kubambwa. Ni ibihe by'umunezero ariko by'umubabaro. Mashami nziza. Rero tugiye kuri navuga ngo kuri verse, turajya kuri verse ya nyuma, turasoma muri Luka 13, Luka 15, umurongo wa 3, abacira uyu mugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntisige izindi 90
n'icenda mu gasozi akajya gushaka iyazimiye kugeza aho ari buyibonere. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be, akababwira ati twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Amen. Aha ngaha ni Kristo yariho aracira umugani. Yariho aracira umugani. Yariho araca umugani. Iyo tuvunye hasi tubona wa mwana w'ikirara. Impamvu nifashishije ino verse no kugira ngo tuganireho topic ndende tuzakomeza kugenda tuganiraho, ivuga kugira ngo tutanye dutekereze wibaze ibintu bikugeraho uri mu rusengero bikakujegeza, umuntu utari ufite Kristo amerewe ati? Ibintu bingeraho bikanjegajiza mfite Kristo, umuntu udafite Kristo abayeho ati? Ibintu bikugeraho bikakujegajeza ufite mwuka w'Imana akufortifie agushyiramo imbaraga, umuntu udafite umwuka w'Imana amerewe ati? Urumva umuntu udafite umwuka w'Imana uko yaba abayeho birababaje kandi biteye agahinda. Niyo mpamvu ngira ngo umunsi wa none dusenge cyane, twumve cyane abantu. Nubona umuntu akoze ikintu uvubaza umuntu umukristo, ese ni umukristo afite umwuka w'Imana? Ese ni afite umwuka w'Imana? Difference iri he umuntu udafite umwuka w'Imana n'umufite? Rero navuye ko nje ndi kwirukanka, ariko tumenye ngo umuntu udafite Kristo, umuntu udafite umwuka w'Imana abayeho ate? Ameze ate? Tubyumve biratworohera kuko hari aho twavuye n'aho turi natwe. Hari igihe twe tudafite umwuka w'Imana, hari igihe twe dufite Kristo, ku munwa tumuvuga tumukorera Kristo, turabakristo ko tudakijijwe neza. Wibaze rero undi muntu ahari ubu ngubu waba adafite Kristo. Tubumve. Amen. Reka mbareke rero nubwo ko je nihuta tuzongera. Wowe utarakira Kristo wamwakira, ukakira umwuka w'Imana akakugenga kuyobora, kandi amashimwe akaba menshi mu mitima yacu. Tuzongera vuba, ndabakunda cyane, murakoze, bye.